hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? Akunje wimbwira ikibazo cy'isi nijoro ubundi si rukwayo nijoro ri ukwaryo ariko mushaka kugira nyagenge cyane akumva ko noneho byose bisobanukiwe cyane pe akavuga ngo cyangwa mu ijoro byangwa ndabisobanukiwe njyewe ngo na hano mu Isirayeli niko ngomba kubaho ngo nzukuntu kubyumva gende bisobanukiwe akakumotiva nasomye ibitabo byinshi bitandukanye nasomye nagiye amahanga yose narazengurutse hose iki indege njya buri munsi ngenzi igendamo sinyirebera hasi njyewe hano gutyo mwese mba mbareba ariko tuyakora mu irema ry'ijuru n'isuku ndagiye bibaho usanga kuri Imana yaremye abantu Imana yaremye Adamu mbere na mbere iraranga Imana yabyo ko bitaba byiza iravuga ati imuvana umudamu mu rubavu ari weva kugira ngo azabashe kubana ariko Imana yavuga ati ntabwo baba batarasa aho ngaho bagenda bazenguruka bavuga ati oya reka tubashyire hano ahantu heza mu ngobyi arizwi nka Edeni cyane urumva Edeni ari akantu k'agashyamba k'akajaride harimo imbuto nyinshi zitandukanye ibiti bitandukanye Imana yavuga ati ibiti byose mureba hariya byose urabibona ibi byose muri kureba ahangaha byose muzabirye mwemerewe kubiryaho ariko hari igiti kimwe mutagomba gukoraho cyane baremera ati rwose pende twabitinyuka twabitinyuka ariko Imana igira gute irigendera nyuma haza Satani rero inzoka sekibi irazi ireba Eva iramwigisha ambwira ati unya kiriya giti ati kiriya giti mwanga kuryaho ni ukuvuga ngo niho hari amakiriro yanyu muzakura ubwenge Imana buriri kubashuka kuki yabemereye biriya bintu byose se ikabima iki kimwe egora Imana yabahaye ibintu byose akantu kamwe niko kari kayiraniye Eva ntibitangiye kumucengera cyane inzoka mbwira ati genda unabwira umugabo wawe mujyeho genda umanura urubuto urijyeho ushyirira umugabo wawe byanditswe yuko ngo babe bambaye ubusa ariko batabizi ariko bamaze gushunaho gusa gato babona banze bari bataranamira kagiya gutya bagihekenya gute bahita barabona bambaye ubusa cyane batangira guca ibibabi bajya kwishahisha bivuze ngo inzoka imwe yaje muri Edeni gusa iteze ikibazo kingana gutyo reka tugende wenda n'ibyo hano ku isi pe urumva dufashe nk'Edeni niyo ryari ishyamba ry'icyo gihe ryari hari ibiti byinshi pe yera tuvuge nka nyungwe pe ibaze kuba ryari Edeni noneho ibiti byose birimo biribwa noneho fate none aka kanya muri nyungwe n'ibiti bingahe biribwa nta na kimwe kirimo ibaze n'icyo wabonamo cyetwe na nk'ibyo bakoramo imiti bacukura imizi yabyo nabyo ni ikibazo cyane Satani inzoka yagiye muri Edeni ariteje ikibazo Imana irabarakarira iravuga ngo umudamu hava akagira azajya byara arushye bigende nabi uzamurya mwibishya kuya wa mugabo uzajya urushye kuya inzoka nawe aho umwana w'umuntu azakubona hose azajya bitagata umutwe rwose azawujya umena pe ariko ikibazo n'inzoka ziri muri nyungwe kuntu zingana nagahishe ibaze noneho ni nyinshi cyane dukwiye kwitonda rero ushaka ufite ubuzima bwa Edeni ukabugereranya n'isi turimo ukashaka ubuza n'ubwa nyungwe bajyana nati none ntibyagenze gutyo ibaze noneho babakobwa bavuga ngo bambara ubusa ngo ese muri muvuga ngo twambara ubusa ngo nyine twataye umuco ngo kera ibintu byahozeho ngo kera byahozeho ngo abantu bambara ubusa reka kwibarize Adamu na Eva bari muri Edeni bambaye iki niba bambaye ubusa ariko mwashaka mugitanya muvuga ngo twambara ubusa imyambarire ni uburenganzira bw'umuntu pe niwe areba ikimubereye akaba aricyo yambara kuko kwambara ubusa nta rugo birenze kwambara ubusa biragoye ni ikintu kimwe gusa kugira ngo wambare ubusa ni ugukuramo imyenda wambaye ukambaye ubusa nta kindi problem byatanga ibintu bigoye reka ibintu byoroshye pe ariko menya ngo bwambariye hehe kuko baca umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ayifi yigira mu maso ibyo yigira mu mavuta bazakubeshya no uwambara ubusa wenda bwambare pe ariko uko bwambara mu mujyi wa Kigali cyo ntabwo bwambara muri Nyungwe cyangwa mu Kagera hose reka ntuzi ko abantu bamenye ibyo muri Edeni kubera n'amafoto n'amateka menshi cyabwirwa n'amafoto tukara mu mafoto tukara amateka yarameze ibaze ushaka tujya kwifotoza ntabwo uzasiga amate ukamanuka ariya muri Nyungwe abakobwa bose bifotoza azajya muri Nyungwe afatira amafoto agenda none afata amaselfie inzoka ntazo urabona ari akaba aragiye akajya mu Kagera akijya gufata ifoto n'inzovu yuko niyo nyine nta kintu kimwe yakora ibintu bigoye rero dore ibyo gucira abantu imanza reba ibintu ukoze byose Bibiliya yatubwiye ngo iki Bibiliya twigisha ngo nyamuneka reka kora uko ashoboye twubakira igihugu cyacu dukore umuganda kugira ngo urumva inzoka zijya ahantu henshi ni ahantu mu ishyamba mu bintu by'ibihuru hatarimo n'isuku nyinshi twe twikorera umuganda wacu twubake igihugu cyacu twege isuku gisa neza turinde izo nzoka zatwinjira muri uno mujyi umujyi wacu usa neza natwe duse neza duteze imbere igihugu ibyo urwangano tubishyira ku ruhande kuko umuntu ntabwo yakirirwa rwana n'inshishi ngo abone rwose
rwose ncikira arinjira mu nzu imbere bagakubitana itwaye isahane noneho ngo yagereka ngo kuzarwana n'izo nzoka oya pesa twe dushyira imbaraga cyane cyane nk'urubyiruko dukoresha imbaraga twubakira igihugu cyacu pe ibintu by'amagambo no gushaka gucirana imanza tubishyira ku ruhande bitari ibyo ibi rwose bigomba guhinduka rwose